many years on this professional level. Abana b'ubu ntimukibasha gutandukanya imitwe n'imbuto. Amahoro mu gihugu, umugore yitabweho. Promo ni Bella, 6 ntatala, gara mabenda mata yubararwa gafasha za sukwe. Duhinge basarure dusize bubake. Twibagirwa amateka barufashe. Empire Mafia Land kazarangizwa ngejeje abanje muri Promise Land. Imyaka irazerera ifu yabaye nyinshi ubugari ntibugitema. You better call me Pakistan man. Quiet Money CEO. Quiet Money ubu ngubu niyo label. Yeah, Quiet Money ntabwo ari click, ntabwo ari crew cyangwa group. Yeah, 2021 it is special cyane kuri njyewe, sibyo? Kuko 21 nibwo mbona yuko hatagize indi mpinduka wenda itari nziza yaba igatuma wenda game yacu ihungabana ya buri munsi. Nk'ibi urabona ibiboro mani biri hirya no hino ibyorezo whatever, sibyo? Reka nshimire abakurikirana Homiez Shine by'umwihariko abakoze subscribe ndetse n'abakora like na share ndetse na comment kugira ngo ibyo tubakorera mwe mwabigizemo uruhare. Nje ndi Grinyo. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kumenya amakuru ko umuhanzi mushobora gutekereza ko yabuze ari gukora big project. Uyu munsi akaba rero twasuye, reka tumuhe ikaze. Thanks bro. Urakoze cyane. Pfla ntago tuza gutangira tukwinjiramo imbere. Turakwakira mu buryo bwa gihanzi. Many years on this professional level. Abana b'ubu ntimukibasha gutandukanya imitwe n'imbuto. Amahoro mu gihugu, umugore yitabweho. Promo ni Bella, 6 ntatala, gara mabenda mata yubararwa gafasha za sukwe. Duhinge basarure dusize bubake. Twibagirwa amateka barufashe. Empire Mafia Land kazarangizwa ngejeje abanje muri Promise Land. Imyaka irazerera ifu yabaye nyinshi ubugari ntibugitema. You better call me Pakistan man. Quiet Money CEO. Arakoze cyane Pfla. Ntago turi buze kujyamo imbere cyane tutari twamubona Pfla inyuma ari ku cyako giteye ubwoba, afite isura nshyashya tutamuzi umwaka ushize. Turaza gutangira tumubaza ibibazo byinshi bishoboka kugira ngo tuze kwinjira tumubona neza, tumubona muri uyu mwaka. Pfla, nagira ngo utarajya muri uyu mwaka 2021 tutangire tukubaza uko umwaka wa 2020 wawushoje. Man, nawushoje neza. Man, ndashima Imana byatari kuba. Man, waratangiye ugatangirana n'ubwobazo bwinshi. Ariko Uwiteka arabaye, sibyo? Ntabwo byari bigoranye cyane, sibyo? Ariko kubera Imana nyine byagenze neza je. Twawusoje fresh kabisa, ndashima Uwiteka cyane. Buriya turebye imipango wari ufite 2020 itangira, turebe uko wawushoje, ubona warageze ku mipango yawe kangahe kwijana? Man, ntabwo mu buryo bwo kureba kuri scale n'iki nabasha kukubwira pourcentage wenda ati kwijana sibyo? Ariko of course birumvikana cyane. Nanjye nari mfite map man, sibyo? Nari mfite gahunda nyinshi. Naravuga nti wenda 2020 nkuko abajene benshi twayifataga before wenda mu myaka nk'icumi yashize cyangwa 10 yashize, twumvaga yuko nyine ni vision, sibyo? Hari gahunda nyine kuvuga ngo abajene benshi barabizi, bahara abajene bako bazaba karafashwe bya nyabyo. Urumva ati 2020 maybe nzaba naribitseho n'icyuki n'ibiti byose n'imvumo n'iki karafashwe. So niko abantu benshi twajya tubitekereza. Ariko kiraho gaho duko igihe cyose man buri munsi ni umuntu abari muri vision buri munsi, sibyo? Vision ntago ari kuvuga ngo kwa 2020 wenda hajemo ubazo, sibyo? Vision burya ni baba tubwira no umuntu ku giti cye ugomba kugira plan, sibyo? Kandi guplaninga ni everyday, ntago gupanga birangira, sibyo? So kugira intumbero, sibyo? Kavuga ati wenda ni ibintu bya buri munsi bihoraho. Kavuga ati wenda mu mezi 5 cyangwa 6 ari imbere nindamuka ndi gukora gutya uko ndashaka kugera kuri ibi, in 6 months time ushobora kuzambigeze. Urumva we high time. So icyo gihe tumenya n'ukuntu rero n'inzira ugiye gucamo kugira ngo uzagere kuri ya map yaho n'ukuntu wapanze kataye fresh. So urumva yo bitabaye hari igihe bishobora kwa hari impamvu yaza iguturutseho, ariko hari n'indi yaza itaguturutseho. So natwe rero 2020
impamvu yagiye ituma abakoboye benshi tutagera ku byo wenda twari umuntu yari afite mu nzozi cyangwa ibyo rumaze indi myaka 5 ubwo ati nanjye tuni ntazasanga narasigaye inyuma abandi kuba ntarabigezeho bimwe na bimwe ntabwo ari ikosa ryanjye. Yes. Ati nta makosa mfite kuba hari ibyo nari napanze ntigize ngeraho, n'imbogamizi zabaye ku bantu bose by'umwihariko isi yose muri rusange yahuye n'icyorezo bituma specifically ibitaramo byarasubitswe birahagarika, ndetse twanavuga ko byavuyeho byimukira online. Ari nayo mpamvu dushaka umuntu umwe kundi kugira ngo tumuze amakuru uko ameze hato tutazamubura kandi ahari. Pfla rero twinjira no 2021 uri mu isura nshyashya, ndaza gutangira nkubaza umuntu kwambika. My brother, man, ntabwo nahita nkubwira umuntu nyambika right now. Kuko ndi wa muntu mbo mfite amagengi yanjye men abacuruza ibyangwe sibyo apusha ibyangwe, so ntabwo right now wenda twazabiganira ikindi gihe kuko ni benshi sibyo nambiko n'abagengi n'abakoboye benshi bapusha ibyangwe hirya no hino kandi bo babigize umwuga. So yes, ntabwo nahita nkubwira umuntu nyambika ariko bashobora kuba ari benshi tari umwe Pfla kugira utaza kuba creamo conflict. Niyo birumvikana sibyo ariko navuga wenda te shout out kuri FRP urumva naye no muje nawo witangiye cyangwe shout out kuri Maniga West baramuzi kuri The Colors urumva n'abajene mfite bitangiye cyangwe, so n'abandi ni benshi sibyo amazina niyo abajene barahari mwana batanga cyangwe muri cage ni benshi cyane. Yes, so urabyumva ko ntabwo mu gihe ufite Maniga yawe mana bigukorera nta kuntu mana utalukinga fresh. Nari mbikubaje kubera ko nubundi you look so fresh, umeze neza kabisa, bigaragara ko umwaka utangiye neza. Hari abantu bakuzi utari washiraho tatuwaje ku maboko, ngira ngo harimo na nje zose kuko nzizi ni nyinshi cyane. Udusobanuye muri make igitekerezo cyo kugira ngo ushiraho tatuwaje biza gute? Man, tatu zanye mfite nzimaranye igihe kinini. Mfite amatatu nkaya ngaya ya ku maboko nyamaranye imyaka itari munsi disons nka 10 presque 20. So ntabwo ari ibintu nakoze ejo bundi, ahubwo noneho ngenda nongera ngenda nshyira muri izindi ko tatuwaje ntabwo umuntu akora tatu buri munsi kushati cyangwa kuvuga ngo ndashaka kwita nuzuza mbikorere rimwe birangire, ntabwo ari gutyo tatuwaje zikorwa. Zikorwa bo, so ko tatu n'urugendo sibyo abantu bazi bya tatu bazi ibyo ndi kuvuga. Tatuwaje n'urugendo rw'umuntu ushobora kureba, ushobora kwita nkubwira, ushobora gusanga mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 iri imbere. Of course mbaye ngihari gine kubera Imana mbaye ngihari nkumeka wazasanga none naruzuye ahantu hose no mwijose no ku maguru hose, ariko ugiye kureba buri tatu ibifite icyo ishatse igisobanuro cyayo muri rwa rugendo rwose rw'imyaka 20 cyangwa 30. Iyo myaka niyo umaze mushimu kwisi cyangwa mu muziki? No. Warumbaje ibijyanye na tatu. So nari nkubwiye ati some of the tattoos mfite kuri ngewe zirashaje. Hari zigiye kumara hafi imyaka 20 zifite, hari n'izindi zini ngenda nsubiramo cyangwa nkongera y'izindi. Ni rwa rugero nakubwiraga nyine rwa art ya tatu. Pfla muri intro aduhaye uko twakwakiriye wavuzemo Empire Mafia Lens, ariko ndi kubona wambaye indi marke, bihura bite? Man, Empire Mafia Lens nayivuze muri la flow. Mafia Lens yari click yacu before, yari click yanjye yari igizwe na baby mother wanjye bita Zwena aka Poeta sibyo, harimo n'undi mushori bita Kende Moon Supplier. Ni click nakoze nyuma yuko mva muri Tough Gang. Nkimara gutandukana na TG nahise nkora Mafia Lens. So before yuko nanava muri TG nari maze igihe kinini cyane ndi guca inyuma ariko nubaka Mafia Lens. So aho time geze ndabati reka nsezerere Tough Gang nyivemo bitoye n'impamvu bwite zanjye. So twita dutangira click ya Mafia Lens. So Mafia Lens ni gutyo naho byahereye, dukora turi wa batatu, urumva yari ngewe n'abashori babiri, harimo na baby mama wanjye nakubwiye. So time iza kugera dutangira kubura uburyo none imikoranire yabaye nkihindutse mu kuntu bitewe nuko umwe yagiye ku ishuri
urumva urumva inshingano zitangiye guhinduka mu kuntu sibyo undi nawe afite umwana agomba kwitaho cyane sibyo bakavuga ati wenda ngomba no kushaka na job ngakora kugira ngo mbashe gusupportinga umwana n'iki wenda mu gihe manega P atabashije guprovidinga ariko ntabwo najya ari we gusa ntegemeyeho ahubwo nanjye ngomba kureba uko nanjye nkora n'iki byose kandi ikindi hari n'ukundi kuntu nawe yabonaga kuba turi muri game njyewe nawe kandi hari dugifite n'umwana mutoya nabyo hazagamo akantu kaga confusion ukuntu kakabazo kuko ati nta kuntu twese tujya mu mashow tukajya nko mu ntara cyangwa hanze y'igihugu so umwana igihe arababura abura uyu nguyu akabura n'uyu nguyu so umwe rero yagombaga kubiharira undi tu so we yarampariye arambwira ati yo G music wowe komeza rap ni ibintu byawe sibyo ni nawe wabinshyizemo so njyewe reka mbanze ndebe inshingano z'umwana cyane so nuzajya uhuguka turi kumwe n'iki byose tureba umwana dufashanye for real so mafia rero nicyo kibazo yahuye nacyo so in meantime nakoraga Quiet Money ubu ngubu niyo label Quiet Money ntabwo ari click ntabwo ari crew cyangwa group oya numva so nayo natangiye kuyimentioninga even before mu gihe byose nabikoraga nakoraga mafia lane igitangira ariko iyo urebye nk'imbere uga project nko muri future hari ibintu bimwe ubu butangiye kubona ko bishobora kutazakunda so ntangira kugenda no nkora introduction ya Quiet Money ariko nta muntu wari uzi exactly yo Quiet Money icyari cyo cyangwa nicyo nshaka kuyikoresha ni mpamvu nkunda kwivuga no muri songs zanjye urumva batazi icyo ndi kwipangira ndi kwitegurira urumva nayo natangiye kuva muri za 2010 mentioninga Quiet Money kuko mvuga ati one day mu gihe tavuga ntabwo byakunze mafia land nayo urabona ko nayo nabyo bayibaye nkaho bidakunze kandi bidaturutse ku mpamvu zacu ni impamvu z'ubuzima sibyo so I knew yuko from right there niho Quiet Money none bwizaba ije noneho byanyabyo yes so uyu munsi wa none as you can see it's Quiet Money Records twinjiye muri 2021 uri mu ishusho nshya niko navuga kuko urumva ni imbaraga nshyashya ni igitekerezo agize before yuko nibindi biza noneho twinjize 2021 urabona winjiye mute ufitiye imipango abantu bakwitegeho iki tunyuremo muri make man 2021 it is special cyane kuri njyewe sibyo kuko 21 nibwo mbona yuko hatagize indi mpinduka wenda itari nziza yaba igatuma wenda game yacu ihungabana ya buri munsi nk'ibi urabona ibiboro mani biri hirya no hino ibyorezo whatever sibyo ntabwo byo bikurikira cyane biramutse bigize gutyo byose bikava mu nzira tugasubira muri game fresh mu kazi kacu nkuko byari bimeze mbere hose sibyo ubwo nukuvuga ngo 21 twayitangiranye map yo kuvuga ngo Quiet Money Records igomba kujya street urumva ya myaka yose byaba biri ahantu nyine somewhere so this is the time yuko noneho 2021 bigomba label yacu igomba kuba igiye hagaragara urumva so special nicyo kintu nakuvuga ko kiri special muri 21 urumva kuko ubu ngo bavuga ma on label urumva ariyo Quiet Money uko ibona nambaye so mfite ubushobozi ubu bwo kuba nasinyisha umu artiste cyangwa aba artiste muri rusange Quiet Money ushobora kuyitwinjizamo ukatubwira yatangiye byari byose niwe igitekerezo cyaje giturutseho niwe mucurabwenge wayo ni wowe muhani we CEO wayo ariko iyo twumvishe label dutekereza ko ushobora kuba ufite abantu uri guteza imbere ushobora kuba ufite impano nshyashya uzanye mu muziki Quiet Money yitwinjizemo utubwire what's Quiet Money man Quiet Money nkuko nari mbikubwiye man bayakire kuko yahageze yaje sibyo nkuko mu Rwanda tumaze igihe kinini cyane dufite amalebo amaze kwigaragaza sibyo ntabwo ngiye kuvuga amazina yayo ariko turayafite kandi nanjye yanyaha respect cyane sibyo so Quiet Money rero bayakire nk'indi lebo yaje kandi iri for real iri yaje muri game yaje muri industry no mu buryo bwanyabwo sibyo and rero imikorere ya Quiet Money abasani bayo n'ibiki roba man it's on ubu ni ibyanyabyo
ushobora kutubwira hari abasani bashasha ufite cyangwa abandi bari basanzwe tubwira imibare ntutubwira amazina kugira ngo twumve ko Quiet Man in Label ihari ifite imbaraga runaka. Ni imibare imeze gute? Tunyuramo muri make mu mibare. Mufite producer, mufite studio iri ahantu twashobora kugera, mufite everything ikeneye kugira ngo label yitwe Label. Thanks man. Label kugira ngo izabe Label, ikintu cya mbere njyewe nahereyeho ni hasu yo kuvuga ngo Label ntabwo ishobora kubaho idafite office, idafite se turakorera hehe, sibyo, idafite studio, sibyo. Studio nicyo kintu cya mbere, niyo material ya mbere Label igomba kubanza kwibikaho. Studio turayifite, numva turayifite right now, ariyo nyine Quiet Man Records, ntabwo ari mu magambo gusa. Na hano mu Nsanze, hano mu Dusanze ni kuri office yacu niho dukorera, sibyo. Kindi nkaba mfite abahanzi babiri already, so muri Quiet Man right now. Harimo umubebe bita Popo Ali. Popo Ali ntago wakiri strange cyane, umaze kumenya. Kandi nawe ndavuga ngo ni umusani wa mbere wa Quiet Man right now, urumva, kuko nawe asa nk'umuntu ubanye nayo igihe kinini, abanye nayo igihe kinini kandi azi byinshi about Quiet Man Records, kandi yaranayizeye, sibyo. Cyo kintu namushimira cyane ko yayihaye icyizere, aravuga ati PNG wanje, urumva, tumaze kumenyerana, tuzeranye kuri byinshi. Hari indirimbo twagiye dukorana minsi yashize, sibyo, tugeragezamo gakeya. So kuba rero ubu ngo right now Quiet Man yambwiraga kuva mu gihe cyashize kubona no bishoboka uko nawe namwatse ubufasha bwe, sibyo. So no umwe mu basali, no umusani wanje, nawe turi gufashanya still kugeza umunsi wa none, so kugira ngo Quiet Man izamuke gera higomba kugera, sibyo. So undi navuga ni producer wacu, ya Charlotte kuri producer wacu bamwita Jean Varja. Yes, no producer wacu nawe twatangiranye, so twatangiranye muri Label. Nawe Charlotte kuri we cyane, amaze kudukorera, hari ibyo tumaze gukora right now. So urumva turacyari mu gutangira, ntabwo turatumbagira ngo tujye kure. Ikindi navuga nuko ntabwo ari aho ngaho gusa birangiriye, so ko urumva Label igihe cyose ihora ikeneye abantu bafite talent, sibyo. Kandi njyewe ikintu ubu ngubu nshaka ndi gufokasingaho cyane ni ukubona abaraperi beza n'abaririmbyi beza. So urumva ubu ngubu Popo Ali we twaratangiranye, byose twarabitangiranye, turacyari kumwe no gufashanya, tunafashanya kugira ngo bigere kure cyane. Nabikubwiye na producer wacu Jean Varja, sibyo. Bitavuze yuko dukeneye n'abandi, sibyo, dukeneye n'abandi, dukeneye abaririmbyi beza cyane, aba baby n'ababire n'iki bakubita bya danger, aba producer bafite skills, urumva, abo bose turabakeneye, sibyo cyane rwose, kuko ni Label, ntabwo there's no limit. Yes. Wari ukitubwira kuri Quiet Man, ariko nagira ngo tubwire niba hari product imwe yari yajya hanze ivuye muri Quiet Man. Man, product turazifite, sibyo, turazifite already. Popo Ali afite, hari umuziga agiye kubashyirira hanze, ASAP kabisa, sibyo. So umwe gusa, ndavuga ngo dufite ubundi gahunda yo gukora albums, man. Ntabwo gusa ari amasinga agomba kuzajya aza gusa agasingo nk'uko mu Rwanda abantu babimenyereye, usanga umuhanzi amaze umwaka wose ari singo gusa gusohorera imwe, ebyiri, eshatu cyangwa enye, sibyo. Ntabwo ari gutyo dushaka guchanginga ku kantu, sibyo. So after ball igiye gusohoka ntabwo nahita nyivuga urunda hanga right now, nta nubwo ntababwira title yayo batazadushishura, ndabizi murareba cyane, urumva. So nanjye nuko mfite nanjye umuzigo ugiye gusohoka, urumva. So hari imizigo yacu tubitse n'abafashanyabikorwa bacu, urumva. So tubirimo, ntabwo nababwira ibindi birenze ibyo right now, ako mene batwitege cyane. Mu Rwanda iyo haje indi Label, abandi usanga imitwe yawe ije mu kumva ko hari competition, abafite izindi Label bitega iki kuri Quiet Man? Ni challenge igiye kuza iri strong, man, for real. Ndakubwiza ukuri ni challenge kabisa, ntabwo nabijya kure. No kuvuga ngo nanjye ndebera ku bandi bari basanzwe babikora, so bamaze n'igihe banabikora neza, bafite imikorere myiza y'amalabo yabo.
bazi no kwita ku basani babo n'iki sibyo so bose nanjye mbareberaho naba role model banjye rwose cyane sibyo ntabwo navuga ngo ngiye gukora ibintu bibarenze ariko mu kubareberaho nanjye nshaka gukora sibyo ikintu nuko ngerageza nko kureba nk'ibyo batari gukora wenda sibyo ntabwo navuga ibyo ari byo ariko nanjye ndareba njya kuri tele nkareba nkose lebo imwe cyangwa ebyiri dufite mu Rwanda zikora neza ubita abangabo barakora ibi aho icyo batarakora ni iki sibyo aba aricyo mperaho wenda nanjye iwanjye nkizane ngikosore sibyo ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ko twigira kuri bagenzi bacu so ntabwo navuga ngo lebo yanjye niyigiye kuzita itikuramo andi ma lebo yose tuzi mu Rwanda na right now okay nibyo urumva nyine nshaka ariko bizajyana na time no gukora cyane Pire, reka tugushimire cyane urakoze. Merci beaucoup murakoze.